Mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboye ni hamwe hari ikigo cy'ikoranabuhanga gifasha abafite ubumuga by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutabona. Muri icyo kigo hari ibikoresho byabugenewe bibafasha, birimo mudasobwa zifite porogaramu za JAWS zifasha abafite ubumuga bwo kutabona, ibitabo birimo inyandiko z'abatabona, inyigisho z'amajwi n'ibindi. Ubu mu Rwanda hamaze kubakwa ibigo nk'ibi 5. Buri kigo cyuzuye gitwaye miliyoni 40 z'amanyarwanda. Ni ibigo bifasha abavutse bafite ubumuga bwo kutabona ndetse n'ababugirira mu kazi. Bishimira uburyo bibafasha. Mbere nakoreshaga machine nta JAWS nkoresheje, za kugira ikibazo cyo kutabona neza, binsaba kuba nza hano kugira ngo nkoreshe iyi JAWS, banyigishe gukoresha JAWS. Ntangira kwiga nize Word, niga PowerPoint, niga na Excel. Kuvuga rero niba noneho nkeneye tuvuge n'urugero kwiga Access, noneho ndongera nkaza nayo nkayiga. Uyu ni Charles Birekeraho, umwe mu bafite ubumuga bwo kutabona, aturutse Kagugu mu murenge wa Kinyinya. Aje Niboye aho aje guhugurwa mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga rifasha abafite ubumuga bwo kutabona. Kuri we yarangije kaminuza ariko arifuza akazi kuko ajya ahantu hatandukanye bagatangara bibaza uburyo ashobora kuba yakora akazi kandi afite ubumuga bwo kutabona. Nagezeyo abantu barabanza barikanga mbaza sundi nyine baranze ukabona hari bagufasha nk'umuntu ushobora no kuba yayobye simbizi, ariko nyine bambwa se nawe uje gukora iyi warapurayinze narapurayinze uzi post uje gukoraho nyine kumva biragutunguye nkabwa rwose urumva naje gukora ikizamini ntazi post nje gukora ate none se uburaza kubishobora ni baba bafite n'amatsiko menshi ubwo nyine bazanye ikizamini turakora bisanzwe nyine ahubwo biyo birangije nibwo baguha comment ko bwa ntago twe tuzi ko bishoboka kabwa nimubona nunduje rero muzamwakire neza nta kibazo. Aha niho Charles Birekeraho ahera asaba abantu guhindura imyumvire bafite ku bantu bafite ubumuga bwo kutabona. Umuryango nyarwanda se cyangwa community mu zindi ndimi z'amahanga ubona ahubwo nayo imyumvire yabo nayo iri somehow disabled, babona yuko umuntu niba atabona ubwo atanumva. Rimwe na rimwe ugasanga ubwo aravuga ngo niba atanabona ngo no gukora n'ibindi ntiyabishobora. Ikintu ubutumwa rero nabaha nuko kutabona ntago bivuze yuko umuntu atagira akamaro amarira igihugu cyamubyaye muri rusange ahavuka n'ahatuye. Umuyobozi w'umuryango ufasha abana n'urubyiruko bafite ubumuga Uwezo Youth Empowerment Bahati Omar avuga ko abakoresha badakwiye kugira impungenge ku bantu bafite ubumuga bwo kutabona babagana bakeneye akazi. Abakoresha benshi cyane baracyafite ubwoba bwo gukoresha abantu bafite ubumuga bwo kutabona, ariko ngira ngo impamvu bafite ubwoba nuko batarabaha amahirwe yo gukora akazi. Twebwe aha ngaha muri iki kigo bamwe mu banyeshuri bacu duhugura harimo abasanzwe bari mu kazi, akagira ubumuga ari mu kazi, akagira n'ahatangira wenda inzira zose zo gusezera, ariko yatugeraho aha ngaha tukamuha ubushobozi bwose butuma akomeza gukora akazi. Kariste Ikuzwe ni umwarimu wigisha abafite ubumuga bwo kutabona ibijyanye n'ikoranabuhanga. Asanga ikoranabuhanga mu Rwanda ari igisubizo ku iterambere ry'abantu b'ingeri zose. Muri ICT bifasha yuko buri umwe wese mu cyiciro arimo abasha kugira ikintu kimufasha, nk'urugero shaka uba utabasha kureba muri screen ariko ukaba ufite programme igusomera ibiri muri screen nawe ukabasha gukoresha computer ukoresheje amatwi. Shaka uba udafite amaboko ariko ukaba ufite programme igufasha kugira ngo icyo uvuze machine icyumve igikore. Ushobora kuba wenda utumva cyangwa utavuga, noneho ugakoresha amaso ugakoresha computer ugakora ibyo ushaka bikagufasha muri communicatingana n'abandi. Ni ukuvuga ngo ICT ni urwego ruhuza abantu mu ngeri zose. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abantu bafite ubumuga bwo kutabona basaga 100,000. Kwizera John Patrick, i Kigali.